Amen. Yesu nashimwe cyane, dushimye Imana ishobora byose. Ni muri cya kiganiro cyacu Buri Gitondo Hamwe na Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kureba rero ku ntego cyangwa se tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga agaciro k'amaraso. Amen. Agaciro k'amaraso. Turaza kugerageza gusobanura iby'ako gaciro, ariko cyane cyane agaciro k'amaraso ya Yesu yemeneye ku musaraba kugira ngo uyu munsi wa none ambe ndi umwana w'Imana. Twarahinduye icyo twari cyo. Kera ntitwari abana b'Imana, ariko uyu munsi twahindutse abana b'Imana kubw'amaraso ya Kristo yamenewe ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Rero amaraso ni ikintu gikomeye cyane. Iyo usomye mu isezerano rya kera ukareba no muri rishya, ushobora guhuza cyangwa se ukamenya agaciro k'amaraso. Reka duhera mu gihe cya Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, biremeye ibicocero, ariko ntibyakavaringa cyangwa se kuko babonaga ko bambaye ubusa. Imana ije yica inyamaswa, ibaha uruhu, imena amaraso, ibaha uruhu. Nta maraso nta gucungurwa kuba guhari. Ese kubera iki impamvu bigomba amaraso? Aho turagisoma ijambo ry'Imana. Reka turebe ijambo ry'Imana riri mu Balewi igice cya 17 kugira ngo tuze kugera ku ntego yacu umunsi ivuga ku gaciro k'amaraso ya Kristo. 17 umurongo wa 13 aravuga ngo, kandi umuntu wese mu Bisiraheli cyangwa mu banyamahanga babasuhukiyemo afatire umuhigo w'inyamaswa cyangwa igisiga cyangwa inyoni, mwemererwe kurya, akivushiriza amaraso hasi, ayatwikirize umukungugu, kuko ubugingo bw'inyamaswa zose ari ubu, amaraso yazo ari amwe n'ubugingo bwazo. Nicyo cyatumye mbwira Abisiraheli nti, ntimukarye amaraso y'inyama z'uburyo bwose, kuko ubugingo bw'inyama zose ari amaraso yazo, uyarya wese azakurwaho. Kandi umuntu wese urya intumbi cyangwa ikirira, naho yaba kavukire cyangwa umunyamahanga, amese imyenda ye yiyuhagire, abe ahumanuye, ageze nimugoroba niho azabona guhumanuka. Ariko natayimesa niyuhagire, azagibwaho no gukiranirwa kwe. Ku murongo wa 11 nanone w'icyo gice cya 17 baravuga ngo, kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano, ayahindurwa n'ubugingo buyarimo. Imana ishimwe cyane. Amaraso, hano turebye uburyo ki amaraso ari ubugingo. Amaraso n'ubugingo bifite impamvu, bifite aho bihurira. Amaraso n'ubugingo, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo amaraso y'inyamaswa nibwo bugingo bwazo. Ntihazagire umuntu urya inyama ngo yongere arye n'amaraso. Ntukaryane inyamaswa n'ubugingo bwayo, ntukarye inyama ngo ziryane n'ubugingo bwazo. Ubugingo bwose, cyangwa se reka tubishyire mu rurimi rwumvikana, ubuzima bw'ikintu kiva amaraso, inyamaswa cyangwa umuntu, ubuzima buba mu maraso. Ubuzima buba mu maraso. Mu bisanzwe uko umuntu aremye cyangwa uko inyamaswa iremye, ubuzima bwose buba mu maraso. Amaraso, akamaro k'amaraso ntabwo turi bugatindeho, murakazi. Ibidutunga binyuzwa mu maraso, amavitamine, amaproteine, ibintu byose. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubuzima bupfe, buriya hapfa amaraso, cyangwa se handura amaraso, cyangwa se habuze ibitunga umubiri muri rusange ngo binyuzwe mu maraso bitembera umubiri wose. Hari ikintu kiri kubura mu maraso kugira ngo haboneke kanseri, haboneke ibintu bitandukanye. Imikorere wenda umwijima wagize ikibazo, murabizi icyo ukora, impyiko murabizi icyo zikora. Rero ubuzima bw'umuntu, reka twivugire umuntu kuko niwe twenda kuvugaho mu kanya tujya kuvuga agaciro k'amaraso. Ubuzima bw'umuntu buri mu maraso ye. Niyo mpamvu Imana yavuga ati, nyabahaye nk'impongano amaraso y'inyamaswa, nyabahaye nk'impongano, kuko
ariyo mpongano ayahindurwa n'ubugingo buyarimo, cyangwa se ayatanze. Imana yatanze aya maraso ngabe impongano. Kubera iki? Mu gihe cya Adamu na Eva twavuze yuko Imana yagize itya yica inyamaswa ibaha uruhu, hameneka amaraso. Abisirayeli bagiye kuva muri Egiputa, mu gihe Imana yahagurutsaga Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, hari mu gihe cya donc nibwo Pasika ya mbere ari igiye gutangira, cyangwa se kunyurwaho. Igihe marayika yendaga kunyura ku bana b'imfura zo muri Egiputa ngo abice, yabwiye Abisirayeli ababwira ati mufate umwana w'intama, hanyuma amaraso ye muyasige ku nkomanirizo z'imiryango, ndaza kuhanyura. Nimpanyura nkabona amaraso ndahanyura, ntabwo ndi bugire. Niyo mpamvu bita Passover, gucaho. Ndaza gucaho, ntabwo ndi bwinjire mu mazu y'ahantu nabonye amaraso y'umwana w'intama, ndaza kuhanyura. Birera tubwiye ngo Yesu niwe Pasika yacu. Imana ishimwe cyane. Ndaza kuhanyura, sinza kuhinjira. Imana ihabwa icyubahiro, ikimenyetso cy'amaraso. Imana uyu munsi Imana ikuboneho ikimenyetso cy'amaraso, kuko muri Kristo Yesu, Imana ishimwe cyane, turiho ikimenyetso cy'amaraso n'ay'umwami Yesu yamennye ku musaraba. Nikubona ikubone ikimenyetso cy'amaraso. Umuririmbyi waririmbye ngo numbona amaraso ntuncire urubanza rubi, unyite umukiranutsi. Yesu nashyirwe hejuru. Imana nikubona ikubone ikimenyetso cy'amaraso. Hanyuma rero muri icyo gihe Abisirayeli bava muri Egiputa, umwana w'intama bamubaze saa 9, ari naho Yesu yapfiriye muri ayo masaha. Hanyuma hari icyo byarimo bitubwira mu gihe kizaza. Hanyuma bigeze mu Balewi bavuga ukuntu bazajya batamba ibitambo, bazana intama zidafite inenge n'ibiki, ariko ngo byari temporary. Umwanditsi byari ibintu birangira. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo niwe wenyine wabashije kwinjira hera yinjiranya amaraso ye. Imana ishimwe cyane, yinjijwe n'amaraso yiwe. Ubwo natwe kandi duhinduka abatambyi mu buryo bwa Melikisedeki, kuko nawe donc yabaye umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Natwe duhinduka abatambyi b'ubwami. Imana ishimwe cyane, duhinduka abatambyi b'ubwami. Impamvu navuze ngo mu buryo bwa Melikisedeki, ni umwami wabayeho ayoboye umurwa w'Isalemu, ari wahindutse Yerusalemu. Ayoboye umurwa w'Isalemu, ntiyagiraga se, ntiyagiraga nyina, ntaho yaturukaga. Rero n'aba Balewi bari bataratangira kubaho, kuko byari mu gihe cya Aburahamu, igihe yajyaga kugarura ibyo bari banyaze, ngo yamugeze amuhereza icya 10. Hanyuma Melikisedeki amusabira umugisha. Izina ry'ubwaryo riravuga ngo umwami ukiranuka uyoboye umurwa w'amahoro. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero twihuse, ntago yavaga mu Balewi kuko bari bataranabaho. Icyo gihe hari Aburahamu. Yesu nawe rero ntago avuka mu Balewi, niyo mpamvu ari umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Iyo aza kuvuka mu Balewi byari koroha, aravuga ati afite igisanira cy'abatambyi. Ubuse twe tujemo duti, ariko Yesu ntavuka mu Balewi, yavaga mu gisekuruza cy'Abayuda, umuryango w'Abayuda. Rero turi abatambyi mu buryo bwa Melikisedeki, donc turi abatambyi b'ubwami. Natwe twinjiye mu batambyi, twahindutse abatambyi b'ubwami, kuko nk'uko Abalewi abana babo nibo batambaga, natwe tumaze guhinduka abana b'Imana kimwe, hanyuma duhinduka n'abatambyi, kuko Yesu ni umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Duhinduka abatambyi b'ubwami, atari uko tuvuka mu muryango w'Abalewi, atari uko tuvuka mu muryango w'Abisirayeli runaka, ahubwo nk'uko na Yesu atavuka mu Bayuda, mu Balewi, kandi akaba umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki. Natwe twabyawe cyangwa se twavutse bwa kabiri muri Kristo Yesu, duhinduka abatambyi b'ubwami. Imana ishimwe cyane. Iki nta nubwo turi bugitindeho cyane. Reka twikomereze ku gaciro k'amaraso, ari nayo yatwinjeje mu muryango w'abatambyi. Haleluya. Amaraso ya Kristo, uyu wayatambye
akinjira ahera ku bw'amaraso ye. Ni nawe watwinjije mu muryango w'abatambyi, duhinduka abatambyi b'ubwami, duhinduka abami n'abatambyi. Impamvu duhinduka abami ni uko tuva mu bwami, turi abana b'umwami. Yes, turi abana b'umwami, turi abami, tugahinduka abatambyi, tugahinduka n'abami ku bw'amaraso ya Kristo. Imana ishimwe. Agaciro k'amaraso. Rero twihuse, amaraso ni ikintu gikomeye cyane. Mu gihe Adamu na Eva bakoraga icyaha, Imana yarababwiye mbere y'uko bakora icyaha, yarababwiye ati no gupfa muzapfa. Umunsi mwari kuri kiriya giti no gupfa muzapfa. Igihano kiri hariya, icyo babazwa kiri hariya. Adamu na Eva barya ku giti Imana yari ibabujije. Irangije byarumvikanaga. Hari ikintu kimwe mugomba kumenya cyangwa se muzi, Satani ni umurezi w'abantu. Ahora imbere y'Imana ababwira ati runaka. Arabizi yuko Imana iyo yavuze itegeko ryayo rirasohora. Hanyuma biroroshye. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, kubibwira ati Imana urabizi neza yuko wavuze yuko uzarya kuri kiriya giti agomba gupfa. Niyivuye kubashuka, ariko igomba no kujya kubarega kuko ni umurezi w'abantu b'Imana, ni umurezi w'abakiranutsi. Bati no gupfa wavuze ko bazapfa none. Ariko turashimira Imana ishobora byose, Imana igira neza. Nyuma y'uko urupfu rutangiye kwinjira mu muntu, ubugingo bwe butangiye gupfa, twavuze ngo ubugingo, biravuga ubugingo bw'ikintu kiva amaraso buri mu maraso, ndetse ubugingo bw'umuntu butangira gupfa, burandura, amaraso y'umuntu arandura. Aha mbonereho, kuko tudafite iminota myinshi kugira ngo nihute, mbonereho mbabwire ngo Yesu yacunguye abantu ari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Kubera iki? Nuko Yesu niwe wagombaga gucungura umuntu afite amaraso yanduye. Sinahatinze cyane, ariko umenye ngo umuntu amaze gukora icyaha, amaraso yaranduye, ubugingo bwe bwaranduye. Icyaha kinjira mu bugingo bwe, icyaha kinjira mu maraso, umuntu atangira kurwara, umuntu atangira gupfa, umuntu atangira kugira ibibazo. Urupfu ruri fizike, ndetse yaranatandukanijwe n'Imana. N'urupfu rwa kabiri rwagombaga gukurwaho n'andi maraso. Imana ishimwe cyane. Urupfu rwa kabiri ruzatandukanya umuntu n'Imana byiteka. Separation iri hagati y'umuntu n'Imana byiteka, igihe cyose azaba adakiranutse, atakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Igihe kizagira, murabizi, habeho gucirwa urubanza, hanyuma abatakoze ibyo gukiranuka bajye mu muriro w'iteka, cyangwa se abatakira Yesu nk'umwami. Hanyuma rero Yesu yagombaga gucungura umuntu 100%, kuko yari afite amaraso y'ubumana atanduye. Yagombaga kuza yambaye umubiri 100%, yambaye n'ubumana 100%. Ntabwo wajya gukiza umuntu kuri polisi ngo ugende uvuga ati nje kurokora, nje kujya mu cyimbo cya pasiteri primitive, kandi nawe uri guhigwa. Yagombaga kuza ari umukiranutsi, amen, yambaye ubumana, yambaye gukiranuka kose, kandi akaza ava amaraso, yambaye umubiri. Amaraso yagombaga amaraso yagombaga gucungura andi maraso. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Twasomye rero ijambo rikomeye cyane. Twasomye ijambo rivuga ngo aya ni amaraso yanjye, cyangwa se n'umubiri wanjye utanzwe ku bwanyu, mwakire mu ryo kugira mujye munyobwa. Aya ni amaraso yanjye agiye kumeneka ku bwanyu. Mu isezerano rya kera ntibyari byemewe ko abantu banywa cyangwa se barya amaraso ngo bayaryane n'inyama. Atugeze mu isezerano rishya mu buryo bukomeye cyane, mu buryo bukomeye, agaciro k'amaraso. Imana ishimwe. Mu rya kera amaraso yari impongano y'ibyaha, bayazanaga hera kugira ngo batambirire ibyaha byabo, ariko biri temporary, birangira. Ariko tugeze mu isezerano rishya, avuga ati noneho rero apana kurya amaraso bitemewe, mwakire aya ni amaraso yanjye, munyweho. Imana ishimwe cyane. Mu yandi magambo, hari icyo bivuze mu buryo bw'umwuka. Umuntu afite amaraso yanduye, aragomba andi maraso atanduye. Imana ishimwe. Ava mu muntu utanduye, haleluya,
atarimo icyaha, atarimo ubwandu, atarimo virusi yose y'icyaha, kuko icyaha ni virus. Bibiliya iratubwira ngo Adamu wa kera yazanye urupfu, Adamu wa kabiri azana ubugingo. Donc hari ibintu bigomba guperimeta. Amen, haleluya. Hari perimetation, donc hari ihererekanya bubasha rigomba kuba ku muntu, kuko Imana ifite ubugingo ikeneye guhereza umuntu wamaze gutakaza ubugingo, ubw'amaraso cyangwa se ubuzima bwe, reka tubyite gutyo, ubuzima bwe bwapfiraga muri Edeni bumaze kwandura no kuzura icyaha no kuba bubi. Ubuzima bw'umuntu bumaze kuba bubi, ubuzima bw'umuntu nuza kubureba neza ukurikije icyo Bibiliya yavuze, buri mu maraso y'umuntu, buri Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. So hanyuma rero Yesu hagombaga kuboneka ihererekanya bubasha, urupfu rusohoka mu muntu, ndavuga urupfu rwa kabiri. Yesu yadukije urupfu rwa kabiri, aduhereza ubugingo buhoraho. Urupfu Satani yari yazanye rusohoka mu muntu, hakinjira ubugingo. Urupfu rwa Adamu wa mbere rusohoka mu muntu. Tujye dukunda kujya kwigaburo, abantu bakabijyaho batabizi, ukabijyaho utabisobanukiwe, ariko ndagira ngo ngusobanure ikintu gikomeye cyane. Niwakira, kuko ni ikimenyetso cy'inyuma kigaragaza umuntu bw'imbere buri gukorerwa mu mutima, niwakira igikombe ugiye ku igaburo ry'umwami wacu ukanywaho, ujye wizera ko hari icyo ubuzima bwawe buri gukorwamo. Imana nishimwe cyane. Hanyuma haba ihererekanya bubasha, urupfu rw'iteka rusohoke mu muntu, hinjira ubugingo buhora. Adamu wa nyuma, kuko ntawe uzamusimbura, njye vuba Adamu wa kabiri nkaho hazaza wa gatatu. Adamu wa nyuma akura Adamu, urupfu rwazanywe na Adamu wa mbere, haba ihererekanya bubasha, usohoke ubugingo bwinjire. Burinjira rero ni mu maraso, agaciro k'amaraso. Amen. Yesu aravuga ati nimwakire munyweho mwese, aya ni amaraso yanjye abatangiwe. Haleluya, 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 Imana ishimwe cyane. Aya ni amaraso yanjye abatangiwe, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya. Isezerano rishya ritari irya kera. Hari irindi sezerano ryongeye, donc hari irya mbere ryari rihari, hari n'irya kabiri rije. Amasezerano ntabwo turi buyajyemo uko ari abiri, nk'uko Bibiliya yavuga. Reka dukomeze icyigisho cyacu cy'umunsi. Ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Aya ni amaraso ava ku bwa benshi. Ngiye kuyamena rimwe, ngiye kuyatanga rimwe, ariko avuye ku bwa benshi. Abariho none, abazaza, awuzanyezera wese azahabwa ubugingo buhoraho. Avuye ku bwa benshi kugira ngo ava ku bwa benshi kugira ngo bababarirwe ibyaha, habeho ihererekanya, habeho gukurwaho penaliti cyangwa se igihano cy'urupfu mu buryo bw'umwuka, gupfa bwa kabiri. Kuko uwavutse rimwe azapfa kabiri, uwavutse kabiri azapfa rimwe. Yes, uwavutse rimwe apfa kabiri gute? Hari uburyo ubyarwa na mama na papa wawe, ariko ukeneye kuvuka ubwa kabiri, nk'uko Yesu yabwiye Nikodemo. Hanyuma uwavutse bwa kabiri azapfa rimwe. Mu buryo bw'umubiri physically azapfura igitaka, wavuye mu gitaka uzagisubiramo, ariko mu buryo bw'umwuka hari igikorwa cyabaye, hari amaraso yabaye purifiye, hari amaraso yatunganijwe. Yandi yari yakiriye umwanda, yari yakiriye gupfa, yari yakiriye kubora, yari yakiriye kuva. Donc mu yandi magambo, mu buryo bw'umwuka yari yakiriye urupfu rw'iteka. Ayo ngayo Kristo yaraje amenaye, hanyuma ngo twakire ubugingo buhoraho mu buryo bw'umwuka, twakire agakiza, twakire gucungurwa. Twari twaratsinzwe n'icyaha. Gucungurwa cyangwa se gutsindishirizwa ntabwo ari uko watsinze urubanza, ahubwo ruba rwagutsinze. Hanyuma hakaboneka umuntu uvuga ati yatsinzwe, yanakatiwe. Ubwo yatsinzwe yanakatiwe, njyewe ibyo bamukatiye ndajya mu cyimbo cyiwe. Twari twatsinzwe, twari twakatiwe, twahanwe gupfa,
Adamu wa mbere yari yazanye penalty, yari yazanye donc yari yazanye igihano cy'urupfu cyinjiye mu muntu. Ahanga mbibutse neza, ntabwo urupfu Satani ari we waruremye cyangwa warushyizeho. Oya, ntabwo urupfu wimuha ubushobozi adafite. Ntuzamuhe ubushobozi adafite, burya ntuzabigerageze. Ntabwo ari we wazanye urupfu. Urupfu rwazanywe no kutumvira Imana, kuko mbere y'uko abantu bacumura urupfu rupendingiye hariya, ruri hariya rurategereje. Rero Imana yari yavuze ati nurya no gupfa uzapfa. Mu yandi magambo ni uko urupfu ruhari. Ntabwo ari Satani urema urupfu, nta nubwo ari uruzana. Urupfu rurahari, ahubwo icyo Satani akoze ni ukugufasha kwakira icyo gihano, kuko warangaye, ntabwo wigeze uba maso. Ni nacyo dukorera twese. Hari ibihano biba biri aho biteganijwe. Icyagufasha ni ukwinjira mu buryo butuma utizera Imana, ukinjira muri ibyo bihano. Hanyuma rero reka mbabwire agaciro k'amaraso. Agaciro k'amaraso, amaraso Yesu amaze kumenekera ku musaraba, twakiriye ubuzima, twakiriye ubugingo buhoraho, twakiriye amaraso mashya, twakiriye isezerano rishya, twakiriye ubugingo. Urupfu rwatewe na Adamu wa mbere rwararangiye, hanyuma dukurwaho igihano cy'urupfu. Nimvuga igihano cy'urupfu, wumva urupfu rwa kabiri, ntiwumva urupfu rw'umubiri, kuko umuntu ariho azanapfa mu buryo uyu mubiri uzarangira, ariko njyewe nyirizina ntabwo nzarangira. Iri koti nambaye rizarangira, rigomba gusubira mu gitaka, birumvikana, ariko njyewe nyirizina ngomba gusubira aho navuye. Mu buryo bw'umwuka ndasubira mu ijuru, ndajya mu ijuru, kubera yuko hari irindi sezerano rishya nakiriye ritari irya Adamu wa kera. Adamu wa kera Satani yari yifuje yuko arangira, atandukana n'Imana completely, ubuzima bwe bwose bikazarinda birangira. Ariko Adamu wa kabiri azana ubugingo, arongera twunga n'Imana kubw'umusaraba, amena amaraso ye, duhinduka ibyaremwe bishya, dutangira isezerano rya kabiri. Imana ishimwe cyane, kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Reka mbabwire ngo rero bimwe Imana yari yabwiye Abisirayeli, ntimuzarye amaraso. Tugeze mu isezerano rishya, Yesu arabwira ati mwakire munyweho ku maraso. Biratangaje. Ntabwo nzi impamvu intumwa zitahise zibaza ngo batubujije kunywa amaraso. Kuyisa amaraso, yego yari diva, ariko kuyisa amaraso ntabwo nzi impamvu. Ariko hano ikigaragara ni iki: amaraso yanduye yagombaga gusimburwa n'amaraso atanduye mu buryo bw'umwuka. Mwakire munyweho mwese. Muri iki gitondo reka nkubwire ngo amaraso ya Yesu afite agaciro gakomeye ku buzima bwawe, kandi ikintu kirimo gikomeye, burya ntago akiza umutima gusa. Burya muri ibyo n'abaririmbyi aravuga ngo niwe ufite ububasha bwo gukiza indwara, agakiza ababembe, agakiza n'ibyaha. Ayo maraso iyo yageze mu mubiri biterwa n'uko ubyizera, hari impinduka nyinshi zishobora kuba. Hari abantu benshi bizeye gukira kwabo mu buryo bw'umubiri, birakunda. Hari abantu benshi bizeye guhinduka k'umubiri yabo, birakunda mu buryo bwo gukira kw'indwara. Reka nkubwire ngo rero Yesu Kristo yahinduye ubuzima bwacu, abuhindura bushya muri Kristo Yesu, abuhindura bushya. Amaraso ye aduhindura ibyaremwe bishya, badukuramo, ese mbyite gute mu Kinyarwanda, batuvomamo se amaraso ya mbere ya Adamu y'umucafu yanduye, harimo virusi z'icyaha, harimo kanseri, donc kansa y'icyaha, harimo ibibazo byinshi bitandukanye. Yesu aratubwira ati mwakire munyweho, muyungurure. Amen. Haleluya. Ayo maraso yanduye, nzanye isezerano rishya, nzanye amaraso mashya. Imana ishimwe cyane. Yesu nabaha umugisha, mwakoze cyane, muhahe muronke uyu munsi. Umwami Yesu abane namwe. Shalom shalom.